ngabo tureba muri bande ingabo za FPR ziyobowe na Yesu. ngo nande Na Kristo Yesu atsinze byose kandi dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. ko mbona mwabukereye Twabukereye kuko tuvuye kurasana RDF mu bweyeye kandi Imana yadugamije tuzayitsinda. Turakeye dufite iminyago kandi twambaye imyenda ya RDF. none ni iki mwabwira abanyarwanda Turi kumwe n'Imana dushyigikiwe nabo ntabwo twiyemeje kubohoza u Rwanda kandi tuzatangira igihango. none se uwashimuse Sankara yakoze iki Ntacyo yakoze kuko basanga turi benshi kandi ntazoboneka no kwibohora no kubohoza u Rwanda n'abanyarwanda. muvuze ngo iki Ibitambo bizaba ngombwa, intwari zizagaragara, ariko tuzarubohoza kuko igihugu kigurwa amaraso nta kindi. nibyo koko Ntituzasubira inyuma, u Rwanda ni urwacu twese, tugomba gucyura impunzi, abishaka atabishaka tuzabikora. duhorane ubutwari ingabo za FPR turi kumwe n'Imana ishobora byose tuzatsinda. njya numva gusa mu baturanyi hari abaribwaribwa ngo bashaka gufasha interahamwe cyangwa iki gutera u Rwanda. nibyo navuze hariya, uwampa ngo babigire vuba nkwerekeye ko rwose ndaribwaribwa barantegereje ngo ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi, bazi ko bitazabahira, bazi ko ngira ngo ni nacyo kibatinza, ariko uwangirira ngo babigerageze naho ibindi byo bakora hariya